to fat mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita gusura, ari naho hava ijambo fat risobanura umusuzi. Umusuzi uboneka bitewe n'ubwoko bw'ibiryo wariye, ubwoko bw'ibinyobwa wanyweye, nuko byakorewe igogorwa, ndetse hari n'indwara zitera gusuragura. Muri iyi video ngiye kubereka uko wahagarika gusura umusuzi unuka cyane byihuse igihe uri kumwe n'abandi, kugira ngo wirinde kubabangamira cyangwa se kwitesha agaciro, ndetse nuko wakwitegura nimba uteganya kujya guhura n'abantu, haba mu nama, haba mu kindi kintu kibahuza, kugira ngo utaza gucika ugakebuka wasuza umusuzi unuka, buri wese akakwitaza cyangwa se ukahakura ikimwaro. Dore icyo usabwa ni ugukurikira iyi video yose kugeza irangiye, ugatega amatwi buri jambo ryose mvugira muri iyi video, kugira ngo umenye neza ibyo ubushakashatsi bwashyize hanze. Kimwe mu bitera ipfunwe mu bantu, gusura mu ruhame, bigakabya cyane iyo usuze umusuzi unuka, dore ko ukwiye kwitegura nimba ugiye kujya guhura n'abantu benshi, kugira ngo umubiri utaza kuguhinduka, buri wese agatungurwa n'ibibaye, ugakorwa n'isoni. Irinde kurya ibi bintu mu gihe ugiye kujya mu itsinda ry'abantu benshi, kuko ubushakashatsi bwerekana ko uwabiriye wese aba afite amahirwe 87% yo kuba yasura umusuzi unuka nk'igi ryaboze. Umusuzi mubi cyane usura buri wese akakwitaza. Mbere yo gutangira kukubwira ibiribwa n'ibinyobwa ukwiye kwirinda, reka nkwibutse ko nza kukwereka icyo wakora mu gihe wamaze kubinywa cyangwa se wamaze kurya ibyo biribwa, kugira ngo utaza kuza kugira ikibazo cyo gusura umusuzi unuka cyane mu ruhame. Dore ibyo ukwiye kwirinda kurya cyangwa se kunywa igihe ugiye kujya mu ruhame. Icya mbere, amagi. Icya kabiri, tungurusumu. Icya gatatu, igitunguru kibisi. Icya kane, shufureri. Icya gatanu, amata. Icya gatandatu, pizza. Icya karindwi, ibiryo bifite amavuta menshi n'ibirimo poroteyine nyinshi. Icya munani, ibirimo isukari y'abarwayi. Icya cyenda, kwirinda guhekenya shikarete. Yego, ibi wabyumvishe neza. Uretse ibi byo kurya no kunywa, hari ibindi ubushakashatsi bwerekana ko byatuma umuntu asura umusuzi unuka cyane. Urugero, indwara z'amara, gaze nke mu gifu, kudahekenya ngo unoze neza ibyo kurya. Ubushakashatsi bwerekana ko hari ibyo wategura ukabinywa, hashira akanya gusura umusuzi unuka cyane bigahita bihagarara. Muri iyi video ngiye kukwereka uko wategura ibintu mu byiciro bibiri, ukabinywa, hashira iminota mike gusura umusuzi unuka bigahita bihagarara. Icyiciro cya mbere cyangwa se umuti wa mbere, dore uko wabigenza igihe ushaka guhagarika umusuzi unuka cyane mu gihe gito. Icya mbere wakenera, urakenera indimu. Icya kabiri, ukenere tangawizi. Icya gatatu, rape. Icya kane, amazi yuzuye igikombe cya mililitiro 300. Icya gatanu, isafuriya. Dore uko tugiye kubitegura. Urafata indimu na tangawizi ubironge neza.
numara kubironga neza ufate tangawizi uyirape, nurangiza kuyirapa uyishyire mu isafuriya usukemo y'amazi, hanyuma ubibize. Nibimara kubira uvange neza, ubundi ubireke byongere bibire. Nibimara kongera kubira ubiyungurure utereke hasi. Numara gutereka hasi ukamuriremo indimu bigishyushye uvange. Numara kuvanga utangire kunywaho gahoro gahoro bigishyushye bitarahora. Nyuma y'iminota 15 binyweye wa musuzi unuka cyane uzahita utangira guhagarara. Umuti wa kabiri. Umuti wa kabiri urimo ibyiciro nabyo bibiri. Ubwa mbere ushobora gukoresha amazi, ukanywa amazi y'akazuyazi menshi. Ubushakashatsi bwerekana ko unyweye nka litiro y'amazi y'akazuyaze wa musuzi unuka cyane wagenda ugabanuka gahoro gahoro uhereye hejuru y'iminota 15. Icyiciro cya kabiri, gukoresha amakara y'ubuvuzi. Nimba usanzwe uzi amakara y'ubuvuzi biroroshye, yategure nk'uko usanzwe yategura, nurangiza uyanywe. Nabyo ni umuti ukomeye cyane uhambaye wo kuvura umusuzi unuka, cyangwa se kuba usanzwe utayakoresha. Reka nkubwire uko wabigenza. Fata igikombe cy'amazi, nurangiza ushyiremo ibiyiko nka 3 cyangwa 4 by'amakara. Aya makara tuvuga ni amakara y'ubuvuzi bagura. Nurangiza uvange. Numara kuvanga uyungurure, ugenda unyweho gahoro gahoro. Nyuma y'iminota 15 gusura umusuzi unuka bigenda bihagarara gahoro gahoro. Murakoze cyane. Mwari kumwe nanjye ND The Wiser. Nimba video zanjye hari icyo zigufasha, kanda subscribe, ukore like, ukore share. Nimba ufite igitekerezo cya video twaza gukorera ubutaha, cyangwa se hari icyo utasobanukiwe neza, byandike muri comment tugusobanurire neza.